twaganiriye n'umukobwa. Uwo mukobwa yadusabye ko dusengera se yararaga aseha amasima muri quartier asiatique. Se yari yarapfuye, bari bazi ko yapfuye. Byagenze gute? Umukobwa yakundanye n'umuhungu. Bamaze gukundana n'umuhungu, se w'umukobwa yanga uwo muhungu, abwira umukobwa ati no, uriya muhungu bavuga ko ari umurozi, atari umuntu mwiza, sinifuza ko umurongora. Wa muhungu ikintu yakoze, yagiye kuroga sebukwe. Sebukwe arapfa, bamujyana muri entreprise yabo, yirigwaga arara aseha amasima ayikoreye. Hagera saa 8 z'ijoro, akaza ku idirishya ry'umukobwa akamubwira ngo mwana wanjye, ko nagukunze, wambwiriye umugabo wawe akambohora, ndarushe cyane. Abo bantu barahari, bafungiranye ahantu, bari ahantu. Abo bantu bazize iki? Bazize ibihango basekuruza bakoranye n'abana n'abasekuru n'amadayimoni, kugira ngo ubashe kuba umunyagano wa Satani akugireho uburenganzira, nuko hagomba kuba amasezerano yakozwe kera. None icyo gihe iyo baguhamagaye uritaba mu rushiko, baragushika, baguhamagara izina ryawe ukitura hasi, uwo mwanya abantu bakabona ko upfuye, ariko wowe ugenda ubasanga. Twasengeye umusore w'umurundi hamwe na mwene data Omar. Uwo musore w'umurundi bariganaga, ariko yari afite ikibazo. Yagiye kwirimbi gusaba ubutunzi. Agezeyo baramubwira ngo kugira ngo tuguhe ubutunzi hari umugore tuguha. Uwo mugore niwe muzabana, azaguha ubutunzi, ariko nawe hari umuntu w'iwanyu ugomba kuduha. Ko niko byagenze. Atanga umuntu w'iwabo arapfa, hanyuma afata wa wundi baramumuha. Mwijoro yicaye, Zaburi ya mbere. Mugoroba diribuze kuvuga ku buryo twinjira, umuntu yinjira mu kubohoka kwe. Ariko mbere ndagira ngo tubanze tubereke gatoya amagambo amwe agendana n'umuziki wa Enroll. Ni bande bakunda umuziki wa Enroll hano? Rock and roll. Abawukunda uwo muziki muzamura amaboko. Good. Aha, good. Uwo muziki numva mukunda. Ubundi abantu muri bamwe bakomeye cyane muri uwo muzika ni groupe yitwa Slayer. Slayer no kuvuga guchinja, to slay somebody, to slaughter somebody. Good. Dore uko iyo groupe ivuga. Hewe, albumu yabo basohoye yagurishijwe amamiliyoni n'amamiliyoni. Dore uko baririmba ngo indirimbo yabo ni is praise to Satan. No kuvuga ngo amashimwe kwa Satani. Muri indirimbo baravuga ngo indirimbo yitwa Hell Awaits, ngo ikuzimu haragutegereje. Baravuga ngo Yesu azi ko adashobora gukiza imitima yacu. Rero Yesu ariwe tubamba, ntashobora kuncungura kuko umutima wanjye wamaze kugurwa ikuzimu harategereje. Iyo ni indirimbo baririmba kandi abantu bakunda cyane, ijyana yayo. Ndagira ngo komeze, hanyuma bakavuga ngo join us over and over. Ngwino utugane.
turamanuka tujya ikuzimu, ngwino tujyane nawe. Komeza. Dore uko banditse muri 89 baravuga ngo I hate you God, nanga imana yanyu kangana Yesu Kristo. Satani niwe mwami wanjye, nzamutambira ibitambo by'inyamaswa. Imana yanjye Isileya. Aya niyo magambo bemera kandi baba baririmba muri ya muziki irimo injyana zikubita cyane abantu bazi. Komeza. Indi groupe nayo yitwa groupe Ashkelon. Albumu yabo yitwa The Right of the Black Mass. Black Mass ni magie noire, ni misa y'umwijima. No kuvuga ngo iyo abasataniste bateranye mu ijoro batanga ibitambo, niyo bita Black Mass, misa y'umwijima. Rero iyi rite ni imihango ikorerwaho. Iyo albumu yabo niko yitwa. Muri iyi albumu uyu Petro Gilmore uwo mu itorero rya Satani, iyi groupe ya Cheros, In Hellish Grows sing such lyrics. Dore amagambo bavuga ngo glory to thee almighty Satan, icyubahiro kibi cyawe Satani usumba byose. We praise thee, turagushima. We praise thee, turaguhumugisha. We adore thee, turagupfukamiye. Thou art Lord, ni wewe Mana, thou art Lord, ni wewe wenyine almighty Satan, ukomeye Satani. Komeza. Iyi nanone groupe yindi ya Manoa baririmba ngo The Bridge of Death, ikiraro cy'urupfu. Dark Lord, umwami w'umwijima, I summon thee, ndagushima. Demanding the sacred right to burn in hell, turagusaba ibintu byejejwe kugira ngo tubitwikire ikuzimu. Take my lustful soul, wakire ibyifuzo by'umutima wanjye. Drink my blood, unywa amaraso yanjye, as I drink yours, uko nanjye nywa amaraso yawe. Lucifer is a king, praise Satan. Lucifer niwe mwami kandi turamushima. Ibi ni ibintu iyo babiririmba ntabwo ari ukunezeza umuntu wese ubyumva, biba bimwinjiramo iyo confession imuzamo. Niyo mpamvu rero gufata ari amabanda makasete mukayashiramo, nubwo utumva icyongereza haba hari atmosphere ya Satani n'abadayimoni mu rugo rwawe. Niyo mpamvu mutagomba gufata muzika mutumva ikivuga, no kugura ugomba gusoma ibyanditswe cyangwa se ukabaza abantu nizo ndirimbo icyo zivuga, para gupfa gushiramo muzika mutazi ibyo ari byo. Iyindi nayo groupe y'aba Morbid Angel. Morbid ubundi niki ni umuntu wenda gupfa, aba marayika benda gupfa. Niyo groupe yabo baririmba ngo vengeance in mine, guhorera n'ukwanjye, motive be zabe gutyo. Satan's sword I have become, ngo nahindutse inkota ya Satani. I burn with hate, nuzuye nk'urwango. To read the word of the Nazarene, kugira ngo nyobore isi y'abanazari y'abakiranutsi, yuzuye nk'ubwenge. Iriya ni poeme ishaka kuvuga iki iririmba. Baravuga ngo ngewe muri iyi ndirimbo yabo bavuga ngo ku vengeance, kwihorera n'ukwanjye, ngo Satani ndi igikoresho cyawe cyuzuye nk'urwango kugira ngo nduyoboreshe isi. Cyo bashaka kuvuga. And to commit the ultimate blasphemy, they sing in the song blasphemy. Bafite indirimbo y'ikizira. Chant the blasphemy, mockery of the Messiah. We curse the Holy Ghost, blaspheme the Ghost. Bavuga gute ngo twe turaririmba ibizira, tunyomoza cyangwa se tuvuma Masiya, tuvuma n'umwuka wera. Mwuka wera uvumwe, mwuka wera uvumwe. Ndumva ibyo bihagije.
bumva ko ibyo ari byo byose banywa amaraso, baririmba ko banywa amaraso, n'ibyo bakora byose. Irya muzika rero mwumva ni muzika iteye ubwoba, mugomba kwirinda igihe cyose gupfa kubitamo ngo murumva za pop, murumva za rock and roll, zifite aho zakuwe, ba nyirazo bafite impamvu kandi zigugwa amamiliyoni menshi cyane. Ntawe uririmba indirimbo nziza zishimisha abantu ngo zigire isoko ku isi, kuko abasataniste nibo bazipromotinga, nibo bazizamura kugira ngo zibashe guposeda abantu bose. Iposede barya bayumva cyane cyane urubyiruko, kuko barareba urubyiruko niyo siyejo, barashaka uruposeda ejo ruzabe urubyiruko rutagira agaciro, akamaro, bahinduka amabandi, isi yuzuyemo abahomosexuelle kubera ibi byose, iyo myuka bashaka kwiza mu bantu. Rero ubwoko bw'Imana ngomba kwirinda. Abafite izo za muzika mugende mutwike, nubwo zaba zihenze cyane, mwaraziguze amafaranga ahenze. Niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe ari uzifite adakijijwe, turagusaba ngo igihe cyose usengera inzu yawe nawe umusengere kugira ngo azakizwe, cyangwa ibyo bintu abikure mu nzu. Atari ibyo muzahora muhangara n'imyuka mutazi ikomoka kandi musenga. Se murifuza guhora mu rugamba? Imana iturinde urwo rugamba kandi tuneshereze. Amen, haleluya. Reka rero dukomeze kuri icyo twise ububata. Muri ububata hari abantu, hari ukuntu mwajista iyi nani yacu neza. Okay. Burya hari abantu bapfa tukagira ngo barapfuye ariko batarapfa. Abo bantu ari bazima, bari ahantu runaka, ariko badashobora gukoresha volonté yabo, ubushobozi bwabo ngo basubire iwabo. Barahazi, bazi ibyo ari byo byose uko bigenda, ariko babohewe ahantu, barajyanywe n'abarozi cyangwa se n'abakorera Satani. Akenshi abo bantu ni abantu akenshi dusanga bapfuye batarwaye. Abandi ni abagira nk'impanuka mu minsi ya za Noheli, za Pasika, cyangwa se mu umwaka urangira. Icyo baba bajya gukora niki? Ni ukugira ngo babe imbata. Hari abantu bajya kuzimu gushaka amafaranga, kuko Satani itagira amafaranga iragenda ikamusaba amaraso. Ya maraso ni ubugingo bw'abantu. Ba bantu bakagenda noneho bakagurishwa. Ejo ukabona umuntu aragira amafaranga menshi, ariko hari abantu yishe. Barya abantu niba barapfuye, barya abantu baba bari ahantu barimo bamukorera mu ijoro, barakora cyane ntibagira umwanya wo kuruhuka. Baba bategereje igihe Imana yabageneye ko bazapfa, akaba ari cyo gihe bapfira. Niba ari umwana w'umusore w'imyaka 20, Imana yari yarateganyije ko azapfa afite imyaka 70, akora imyaka 50. Abo bantu barahari, bafungiranye ahantu, bari ahantu. Abo bantu bazize iki? Bazize ibihango basekuruza bakoranye n'abana n'abaseku n'amadayimoni, kugira ngo ubashe kuba umunyagano wa Satani akugireho uburenganzira, nuko hagomba kuba amasezerano yakozwe kera. None icyo gihe iyo baguhamagaye uritaba mu rushiko, baragushika, baguhamagara izina ryawe ukitura hasi, uwo mwanya abantu bakabona ko upfuye, ariko wowe ugenda ubasanga. Igihe rero abo bantu tubajyanye kubashingura, mu by'ukuri baba baraho bareba ibirimo biba byose. Arangiza kubashingura,
bo bagatangira akazi kabo. Ko niko bimeze. Tugiye i Bujumbura na Pastor Safari twaganiriye n'umukobwa. Uwo mukobwa yadusabye ko dusengera se yararaga aseha amasima muri quartier asiatique. Se yari yarapfuye, bari bazi ko yapfuye. Byagenze gute? Umukobwa yakundanye n'umuhungu. Bamaze gukundana n'umuhungu, se w'umukobwa yanga uwo muhungu, abwira umukobwa ati no, uriya muhungu bavuga ko ari umurozi, atari umuntu mwiza, sinifuza ko umurongo. Umukobwa ibyo samubwiye byose akajya kubibwira umuhungu. Niko bimera iyo uri murambagiza umukobwa mukagerageza kumubuza mu muryango, byose arabimenya umuhungu. Kuko abakobwa bagira ibanga ryo guhishira abafiance babo ni bake. Aragenda akavuga ngo uzi ko yambujije ibi n'ibi n'ibi. Gasanga rero habaye urwango hagati y'ababofrere. Igihe uzagiwe wa muhungu ikintu yakoze, yagiye kuroga sebukwe. Sebukwe arapfa, bamujyana muri entreprise yabo, yirigwaga arara aseha amasima ayikoreye. Hagera saa 8 z'ijoro akaza ku idirishya ry'umukobwa akamubwira ngo mwana wanjye ko nagukunze, wambwiriye umugabo wawe akambohora, ndarushe cyane. Umukobwa yabigiranye imyaka myinshi, aza kutureba ngo tumusengere. Kuko ibyo bintu twari tubizi, tumubaza uko umugabo we ameze. Bira ko umugabo ari aho, ariko uwo mukobwa gowe n'ijwi rya se yabibwiye umugabo we. Umugabo aramubwira ati no, byihorera ibyo, wewe byihorere tu. Yabimubwira ati kuko papa ahoraza, yarazaga komanga kwidisha ryabo, akamubwira ati mwana wanjye nagushakiraga ibyiza, ariko ndarushye, mubwire basa nduhure bajye bankoreza imizigo mibi. Abo bantu barahari. Igihe twakoze izi nyigisho, hari umumama waje kudusaba kera cyane turaha ko umwana we ari muri container ahantu hano igikondo. Igihe cyose abantu bahaciye telefone ngo mumbwirire mama bankura aha. Nanone igihe minware yari ino, hari abantu bajyaga kubyina muri boîte de nuit, harimo abaminware bamwe. Umwe akora accident arapfa, bamuhamba i Nairobi. Ariko icyabatangaje nuko buri joro yabyinaga hariya muri boîte de nuit kandi baramuhambye. Baza kutubwira ngo turebe icyo twabikoraho. Ibyo bintu birahari muri Kongo Kinshasa muri 1993. Ikisangani hapfuye umwana w'umukobwa witwa Vumiriya, baramuhamba, baraganduka bava ku kiriyo. Nyuma y'imyaka 5 umusore ari mu isoko y'Kinshasa abona Vumiriya arimo aracuruza, arikanga, aramwegera aramubaza ati se uri Vumiriya? Aramubwira ngo ndi. Urakora ikaha? Data wacu yantanze uburozi ndamucuruza. Yari mu isoko acuruza. Wa musore asubiye ikisangana ajya kubibwira abi wabo n'umukobwa. Wabo n'umukobwa bamubwiye ko bidashoboka, bajya kuri cimetière basanga yavutse iki gihe yapfuye iki. Baramuhambye. Bafata televiziyo n'abajournaliste, bafata Vumiriya baramuzana ikisangana. Uko byagenze bakoresheje ibindi byabo nabyo baramugarura. Ibyo ari byo byose baramugaruye, kuko mu gukoma amashyi kwe nimumugaye cyane, kuko Vumiriya ntiyari yarapfuye, yari ahantu ahubwo uyu mubiri uhishe mudashobora kumubona, ariko mu mwuka bamureba. Nukuvuga ko rero abo bantu iyo habonetse uburyo bashobora kugaruka.
bashobora kugaruka habonetse imbaraga zidasanzwe z'ubumana zibagarura. Ibyo ni ibintu rero biriho muri Ezekiyeli 13 ku murongo wa 17. Ezekiyeli 13 ku murongo wa 17. Bibiliya iravuga aya magambo kugeza ku murongo wa 19. Nuko nawe mwana w'umuntu urebeshe abakobwa b'ubwoko bwawe igitsure, bahanura ibyo bibwiye mu mitima yabo, maze ubahanurire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, bazabona ishyano abo bagore bagegena impigi zo kwambika bose mu bizigira, bakabadoderaho ibitambaro byo gutwikira imitwe yabo, uko umuntu aresha wese, kugira ngo bahige ubugingo bwabo. Mbese abantu banjye murahiga ubugingo bwabo ngo mubukize ku bwanyu? Kandi mwangayishije mu bwoko bwanjye kubw'ingemu z'amashi ya sayiri n'intore z'umutsima, kugira ngo mwice ubugingo butari bukwiriye gupfa, murokore ubugingo butari bukwiriye kurokorwa, mu buryo bushuka ubwoko bwanjye butegera amatwi ibinyoma. Bica ubugingo bw'abantu kugira ngo babesheho abandi. Nubu bivuga iki? Iyo bashaka kugira ubutunzi ngo bazamuke, hari abo bica. Bibiliya ikavuga rero ngo ni ikizira mubabwire ngo abo bantu bahiga ubuzima bw'abantu, bagafata imitima yabo bakayica kandi batakagombye gupfa, kugira ngo hagire abandi babaho bazabona ishyano. Igihe cyose Bibiliya iyo ivuga ijambo riba rifite icyo risobanura. Guhiga ubugingo ni iki? Guhiga ubugingo ukica umuntu utakagombye gupfa, hagomba kuba hari inyungu runaka zitumye uwo muntu umwica. Umuntu ntacyo agutwaye ukamwica kugira ngo ajye kugukorera. Akenshi mwene abo bantu rero bafite ayo mafaranga, iyo umuntu benda kwica arwaye ntibamuvuza, ariko iyo apfuye batanga amafaranga menshi y'ikiriyo. Bashobora kugura inzoga zose za Bralirwa, bashobora guhamagaza abantu bakomeye ko bapfushije umuntu, ariko akiri mu bitaro ntibanamusura, ndetse na fagitire ntibayishyura. Kubera iki? Icyo bashaka ntibarakigeraho, ariko iyo amaze gupfa barabikora. Muri Kenya twasengeye umusore w'umurundi hamwe na mwene data Omar. Uwo musore w'umurundi bariganaga, ariko yari afite ikibazo. Yagiye ku irimbi gusaba ubutunzi. Agezeyo baramubwira ngo kugira ngo tuguhe ubutunzi hari umugore tuguha. Uwo mugore niwe muzabana, azaguha ubutunzi, ariko nawe hari umuntu w'iwanyu ugomba kuduha. Uko niko byagenze. Atanga umuntu w'iwabo arapfa, hanyuma afata wa wundi baramumuha. Mwijoro yicaye abona umukobwa mwiza cyane w'umuzungukazi yicaye ku gitanda cye. Arikanga aramubwira ngo uvuye? Aravuga ngo humura witinya, ndi wa mugore wagiye bakubwiye ko ndi buze. Umukobwa icyo yamuganirije niki cyababaje uyu musore, yaramubwiye ngo rega sindi umuzima, ndi umuntu iwacu ni mu Busuwisi, dutuye muri iyi quartier i Geneve, data yitwa runaka na mama, ariko data yarangurishije kugira ngo abone amafaranga, ndapfa barampamba, ariko nkora muri boîte de nuit z'i Mombasa. None bantegetse kwirirwa nkora nkararana nawe kandi uko wagiye kubisaba. Nuko
kugira ngo tuzabashe gutandukanya uwo muhungu n'uwo mukobwa byafashe amasengesho menshi. Uwo mukobwa ni muzima, yibuka iwabo, azi iwabo, azi uko bimeze, yifuza gusubirayo ariko ntafite ubwo burenganzira kuko araboshwe, niyo twitaga slavery, esclavagisme. Abo bantu bari mu bubata butangaje, abo bantu baraboshwe mu buryo butangaje. Abo ni bene wacu, hari barumuna bacu, hari bashiki bacu, hari abana bacu, abo barahari. Niyo mpamvu iyo twishize muri Yesu ntitwongera gupfa ukundi kuko Yesu adupfira. Iyo Satani aje kugura ubuzima bwacu asanga urwandiko ruvuga ngo yarangije kugura. Amen. Ibyo biba ku bapagani barya bataramenya Imana, ariko ku bana b'Imana bacunguwe n'amaraso ya Yesu, iyo baguhamagaye mu rushiko ngo bagushike bakwice, haza urwandiko ruva mu ijuru ruvuga ngo yarangije gucungurwa. Haleluya. Murumva rero ibi nibyo byiza by'agakiza, niyo avantage y'agakiza. Murarinzwe kandi murahishwe mu buryo butangaje. Benshi mushobora kuba mutabirebesha amaso yanyu, ariko ukuntu murinzwe kandi ukuntu Imana ibarinze ni ibintu bitangaje bene data. Amen. Ezekiel 27:13. Makumyabiri na karindwi 13. Abi Yavani n'abi Tubali n'abi Mesheki bari abagenza bawe, bagatanga baretwa ku buguzi n'ibikoreshwa by'imiringa, bakabigurana iby'ubugenza bwawe. Ubugenza bwawe bivuga iki? Ubundi iyo Bibiliya ivuga Yavani, Itubali n'Mesheki, ibivuga nanone ni Babuloni, mwisi y'umwijima, Itiro, aho abantu bakora commerce y'imitima y'abantu, aho bakora bagurisha abantu mu buryo bw'umwuka bakunguka. Baba bakeneye ifeza, bakeneye izahabu, bakeneye gukira, bigatuma bagurisha abana babo, bituma bagurisha abagore babo. Hari umuntu nzi mu gihe gito twamenyanye yashize amezi 3 yitabye Imana. Icyo twabashe kuganira nawe muri ayo mezi 3 nuko umutima we umugabo we yari yarangije kugurisha. Noneho umugabo yari umuntu ukomeye, umubyeyi turaganira, tumurebye dusanga yarangije kumugurisha, tugerageza kurwana kugira ngo icyo kiguzi kiveho. Ariko ubwa sovereignty y'Imana ntibyashobotse. Nyuma y'amezi 3 wa mama yitabye Imana. Arangije kwitaba Imana, umugabo azamuka mu nzego zo hejuru, ari mu bantu bakomeye kuri iyi si. Nandikira umugabo email, ndabimubwira byose ibyo yakoze ko atari byo, kubugingo bwo mu mama buri imbere y'Imana, ariko Imana izihorera. Aranyandikira arambwira ngo iyo ni business yawe, kandi imbere yanyerekaga ko ari umukristo, ariko yari muri satanisme. Umumama yagiye kubana n'Imana, ariko umugabo arakomeye mu nzego zikomeye z'isi, zikomeye. Yakomejwe n'iki? Kuko ahantu yari umudirecteur usanzwe, ariko mu gihe gito yazamutse kuba umuperezida wa kompanyi ikomeye ku isi.
wa wundi mu bantu bakomeye muri iyi si batanga amabwiriza nawe yicaramo akayatanga. Pozisiyo y'iyi si wayibona. Iyo uciye kuri Satani hari ubugingo gusaba. Gukomera kw'isi wakuronga. Iyo ubisabye Satani hari amaraso, hari ubugingo bw'abantu gusaba. Iyo abantu bapfuye Satani akagotomera amaraso yabo akuzamura kuri urwo rwego, ariko ntibifatike. Kuko iyo biyangije byose aravuga ngo aryoshye kuruta y'abandi nayawe. Uko niko Satani abigenza. Ukamwinginga batoya, ndaguha umwana nsigaranye atoya, ayawe numva ari yaryoshye. Ndaguha umugore batoya, ndaguha iki? Satani ati wariye ibyiza imyaka ingahe? Satani agira intebe zimukanwa. Iyo yicaye w'imyaka 5 arakubwira ngo hari abandi nabo bari kuri liste d'attente, nabo namaze kunywa amaraso yabo, ndagira ngo wigireyo nabo bicare. Uko niko Satani abigenza. Ariko Imana yacu ifite intebe ibihumbi. Haleluya! Ifite intebe ibihumbi izamura mu bwoko bwayo abana bayo. Ntimuzashakire ibintu mu bapfumu, ntimuzashakire ibintu ikuzimu, ntimuzashakire ibintu kwa Satani, nimubishakire ku Mana. Imana ni umutunzi wa byose kandi Imana irahebuje. Haleluya! Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Apocalypse 18, ibyahishuwe 18 ku murongo wa 13. Aha baravuga kurimbuka kw'i Babuloni mu isi y'umwuka kwa Satani. Na mudarasini n'ibinzari n'imibavu n'amavuta meza nk'amadahano n'icyome n'inzoga n'amavuta yelayo n'ifu y'ingezi n'amasaka n'inka n'intama n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Igihe cyose urabona ko ibi bintu by'ibyubahiro, ibi bintu by'amafaranga, ibi bintu by'ubutunzi, inyuma yaho biragendana n'imibiri n'ubugingo bw'abantu. Akenshi hari ubutunzi mutakagombye kwifuza. Nubona umuntu agenda mu modoka ntuzicare uvuge ngo Mana kuki uyu nguyu yahiriwe kundushya, tuzi aho yabikuye. Kuko icyo twita amahirwe mu maso yacu siyo mahirwe mu maso y'Imana. Amen. Hari igihe akureba wowe ugenda akifuza gusubira mu bukene, ariko agira ubuzima nk'ubwawe, kuko bagira amategeko menshi. Hari amasaha bataryama bagombaga kuryama, hari amafaranga bagomba kurara badepanshije ijoro, kandi ntibagira icyo bigurira. Impamvu abantu bamwe barara mu kabare amafaranga nukugira ngo bayarazeyo ejo bazagaruke yashize, kuko iyo atarangiye bagira ibibazo. Hari abandi nabo basabwa kujya ahantu mu mazi hakonje bakaryamamo nk'isaha bambaye ubusa mu bukonje bwinshi, nibura rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu munsi. Ibyo byose ni amakondisiyo ajyanwa n'ibyo, ariko Bibiliya iravuga ngo ari muri Kristo Yesu bafite umudendezo. Haleluya! Mwe muri Kristo Yesu mufite iki? Umudendezo. Ryaduke uryame kare. Imana niguha byinshi ishimwe, niguha bike nyurwa. Ukubayeho kose shima Imana, ngo mu bitubaho byose duhere dushima Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu rero bikunze gukorwa n'abarozi n'abapfumu n'abajya gushaka ibintu. Ibyo byose itwabitindaho, ni ibintu biriho kandi bifatika. Bavandimwe, nubwo Satani akora, Imana yacu irakora cyane. Nubwo Satani agaragaza mu maso ko afite imbaraga, Yesu yarazimwambuye. Ndagira ngo nimutinye, ntimugire ubwoba, turacyafite umucunguzi. Kandi Satani aramutinya kuruta ibintu byose bibaho. Iyo uvuze ngo Yesu, uyu Satani mbabwira ibi byose akora, ahinda umushyitsi. Ndagira ngo dusubiremo tuvuge ngo Yesu. Twongere kandi Yesu.
subiramo Yesu. Amen. Ongera kandi noneho tumuhamye neza kuko hariho ba Yesu benshi. Reka tumwite Kristo. Amen. Vuga ngo Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Wi Nazareti. Urahambaye. Urakomeye. Urimo imbaraga. Urimo ubushobozi. Uramahora. Hallelujah. Amen. Tumuha amashyi menshi cyane. Yes. Cyubahiro ni icyawe Yesu. Kuva uyu munsi ntimuzatinya abarozi. Ntibafite imbaraga kuri mwebwe. Amen. Ni kangahe mwarozwe ntimwapfa. Mufite Yesu wabarwaniriye. Mufite Yesu muzima. Bibiliya iravuga ngo iyo Uwiteka ataba mu ruhande rwacu abanzi bacu baba baratumize bunguri. Turabafite abanzi uko bangana kose, uko basa kose, uko bateye kose, imbaraga bafite zose, dufite Yesu mu ruhande rwacu. Amen. Reka rero dutanga utuntu duto principe no uko umuntu yabohoka ava mu busambanyi, ava mu migozi ya karande, ava mu burozi. Hanyuma habe kubaho igikorwa cya deliverance uko mugomba kugira information. Amen. Amen. Ni gute umuntu abohoka? Umuti ni uwuhe? Ubusambanyi. Hari umusore wigeze kuganira n'abashumba umunsi umwe. Uwo musore yari umukozi w'Imana mu itorero runaka ahantu. Yakundaga Imana, agasenga, ndetse yari umwe mu bagize korari, wari ukomeye cyane mu bayobozi bakomeye. Ariko uyu musore kuva yakizwa yamenye Imana yagize ikibazo mu buzima bwe cy'ubusambanyi. Kandi agahora yihana asaba Imana imbabazi, ejo akabigwa mu kandi, ejo akongera, ejo akongera. Uyu munsi akaba yabyutse, ejo akaba. Uyu munsi arabyuka, agera igihe yiyanga. Agera igihe noneho yandika urwandiko aravuga ngo Mana ninongera uzanyice. Amaze kwandika urwo rwandiko ejo abigwamo. Imana ntiyamwica, imugirira imbabazi kuko hari ibintu bimwe tuvuga Imana ikatugirira impuhwe. Wa musore akomeza ashakisha abamufasha hirya no hino. Ajya mu matorero, akajya mu madeliverance ahantu aho basengera abantu ariko adashobora kuvuga icyo kibazo cye. Bukeye noneho aza guhura n'abagaragu b'Imana. Afite agahinda kenshi muri we kuko yifuza gukora icyiza ariko ikibi kikamutanga imbere. Akifuza gukiranukira Imana ariko kisanga yaguye muri cya cyaha cy'ubusambanyi. Nyuma amaze kugera ku mukozi w'Imana baraganira, aramubwira ati genda ufate iminsi 3 yo gusenga, nanjye mfate iminsi 3 yo gusenga, nyuma yaho tuzahure turebe icyo kintu. Nyuma ya cure dame kuganira nawe bafata iyo gahunda. Nyuma y'iminsi 3 baraje baraganiriye. Bamaze kuganira, ntacyo pasiteri yari yumvishe muri we, n'umusore nawe ntacyo yari yumvishe. Aramusengera, harangije aramubwira ati se hari yereko wagize, hari iki? Wa musore ati ntabyo. Wowe pasiteri nawe ntaryo, ariko hari ikintu cyanjye mu gitekerezo ngira ngo nkubaze. Nakomegeze umubari 48 ungarukamo. Ese uyu mubari wabuze icyo uvuga? Umusore ati ntacyo, siyumuzi. Mama wawe yaba afite iyo myaka? Oya. Papa wawe? Oya. 48 bivuze iki? Iyo turi mu gusenga abana b'Imana twafashe ibihe byo kwiyiriza, utuntu twose nubwo tutumvikana tuba dufite icyo tuvuga. Iyo wihaye Imana mu bitekerezo ushaka n'utunyuguti nk'utwo tuba dufite ijambo.
twe dushaka gusa ikintu ngo wumve ijambo rivuga ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe njyanye nawe. Iryo niryo tuba dutegereje. Ariko umuntu uzi gutegereza ku Mana n'umubare gusa 48 uba ufite icyo uvuga. Amen. Rero hari igihe Imana ivuga tukumva ubundi ikavugira mu migani. Pasiteri arasenze azirwa mu gitekerezo, aramubwira ati mbwira umubare w'abantu mwasambanye. Undi bati ni benshi sinabibuka. Okay, aramusengeye bati mwami Yesu umwibutse. Aba wibuka amazina turayandika, abo utibuka amazina ariko wibuka ishusho yayo turashira mu inyuguti A B C D. Barabikoze bagera kuri 48. Bageze kuri 48 umusore koko imaje bimuvuyemo yose. Dore uko pasiteri yari yabigenjeje. Imana yamweretse umutima. Murabona ko umutima w'umuntu ubu umeze. Buri mutima w'umuntu warimwo izina rya buri mukobwa bajyamo. No kuvuga ko ahantu Yesu yarari hari mu kaguni hato cyane, mu buryo Satani yagiye yambura Yesu tere mu mutima. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo wifatanya na maraya abo mubiri umwe, babo bugingo bumwe na maraya. Iyo usambanye n'umuntu muhinduka umubiri umwe. Iyo usambanye n'abantu babiri ubugize imibiri ngahe? Kuko uri umubiri umwe rero ugenda ubakatiraho. Umutima w'uyu muntu rero wari wuzuyemo n'abo bantu, niyo mpamvu atashoboraga kwikura muri iyo ngoyi. Icyo bakoze rero na pasiteri muri uwo mwanya, bagiye bafata izina ry'umukobwa bakamukuramo kumuderoje. Kanaka tugukuyemo mu izina rya Yesu, Yesu ufata uyu mwanya. Kanaka tugukuyemo mu izina rya Yesu, Yesu ufata uyu mwanya. Barangije 48, Yesu abayigaruriye umutima we wose. Yesu amaze kwigarurira umutima we, baratandukanye baragiye. Nyuma y'amezi 3 umusore aramubwira ngo iyo ndebye umukobwa asa naho ari mwene data, ryarari ryamvuyemo, none uyu munsi umuntu arakomeye kandi afite itorero. Ibyo bintu yabicitseho kuko yabonye abamubohora. Icyo tugomba gukora rero, ijambo rya mbere, ibyo narimbabwiye aha, kwenimera liste y'abantu utekereza mu buzima bwawe waba wararyamanye nabo. Benshi ushobora kuvuga ati njye ni benshi simbibuka. Undi ashobora kuvuga ati njye ni nk'abangahe. Cyangwa se undi bati njyewe ntabo twasambanye. Nabyo turaza kubigeraho, mwibuke ko hari ubusambanyi bwo mu mutima. Hari utabikora ngo aryamane n'umuntu ariko akahora mu byifuzo kandi abivuga mu kanwa ke. Ubwo ni bwa busambanyi bw'ubundi. Iyo uri muri iyi kategori navugaga y'abantu bagwa babyuka, genda uyu munsi mu rugo rwawe, wicare mu nzu, ukore liste y'abo bagabo mwasambanye, y'abo bahungu mwabanye, y'abo bakobwa mwabanye. Nurangiza ubwire Yesu ati Yesu ndagukunda kubarusha kuruta aba bantu bose. Umutima wanjye bari barafashe mbakuyemo mu izina rya Yesu. Ubwo harimo abazima n'abapfuye. Niba uwo mwabikoranye atakiriho, umwuka we ntiwapfuye, ugomba nawe kumuderoja ukamukuramo. Nurangiza gukora iyo list, upfukame ubakuremo, hanyuma wongere uhamagare Yesu afate umutima wawe wose. Uratangira kwinjira mu buzima bwa victoire, bw'ubutsinzi. Murabizi mu Bakorino ba mbere 6:16 Bibiliya iravuga ngo iyo wifatanyije na maraya muhinduka umubiri umwe. Icya kabiri nukwatura iki cyaha cy'ubusambanyi, inshuti za kera mwagendanye, ndetse n'agakungu waburimo, icyo twita promiscuity, agakungu gakomeza kabasambanyi. Ushobora kuba warabivuyemo ariko gicuditse n'ababibamo, kariya gakungu nako kazongera kugusubiza inyuma. Ikindi ukuremo ibintu byose
bigendanye n'ubusambanyi, icyo twita les objets sexy cyangwa se sex object, ibintu bigendanye n'ubusambanyi. Mu byumba byanyu aba hamanitsemo abagabo bambaye ubusa cyangwa se abakobwa bambaye ubusa, cyangwa se kuba ufite amaporno, kasete za pornography mu nzu yawe, video. Ibyo byose ugomba kubikuramo igihe cyose ukibifite biza kwanduza. Niba hari amasite ya internet, abafite za internet mukunze kureberamo, mureba abambaye ubusa, mureba bakora ibyo bintu, uyu munsi ufunge iyo site kuri computer yawe, ntuzongere kuyireba, kuko igihe cyose uzayireba bizagusubiza kandi hahandi. Tugusengeye udakoze ibi, turagusengera abadayimoni bakagenda, ariko iyo bigumyemwo bongera kugaruka. Murabyumva? Muraza kubisa Abaroma 13 ku murongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo mwirinde ibyo byose mubivemo. Aba Efeso 4:27, Bibiliya iravuga ngo ntimubererekere Satani, kuramwe ibintu bituma Satani ashobora kwinjira mu buzima bwawe. Abakorino ba mbere 6:18, Bibiliya iravuga ngo nimuzi ko nimuhunge ubusambanyi, nimuzi ko imibiri yanyu ari inshengero z'Umwuka Wera. Icya gatatu, kuba bafite abagore bo mu ijoro n'abagabo bo mu ijoro, icyo twita succubus na incubus cyangwa se succube na incube. Bariya ni abadayimoni bo mu ijoro. Umugore akaba afite umugabo umusambanya mu ijoro, naho umugabo akaba afite umugore nawe umusambanya mu ijoro. Niba ufite iki kintu muri wowe, kugira ngo tubashe kugikuramo, mwibuke ko Bibiliya ivuga muri Matayo 12 ku murongo wa 29 ngo ntiwakwinjira mu nzu y'umuntu utaraboha umunyembaraga urimo. Ikintu cya mbere kigomba gukorwa ni ukuboha uwo mugabo. Hakenewe rero amasengesho ya autorite menshi. Muri ayo masengesho abakozi b'Imana bari bukore babakoreraho cyangwa se bagukoreraho, ayo masengesho agomba kubanza kuboha wa mugabo. Yarangiza kuboha wa mugabo, noneho bakirukana karande, kuko akenshi aba bagabo bo mu ijoro n'abagore bo mu ijoro ahanini bava ku bihango basagukuruza bakoranye n'imyuka. Abandi binjira mu bantu nk'uko twabivuze ari uko wasambanye n'umufite nawe. Iyo usambanye n'umufite aramukwanduza. Rero bisaba ko uyu muntu yirukanwa. Muri Luka 10 ku murongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo nabahaye imbaraga zo gukandagara skorpiyo, zo kwirukana abadayimoni. Dufite imbaraga rero zo kwirukana uyu mwuka, uyu mudayimoni wo mu ijoro mu izina rya Yesu. Iyi deliverance rero akenshi bisaba ko deliverance iba, ariko none ukegera n'umushumba kugira ngo agire ijambo rya autorite. Iyo yanze kugenda ugomba kwegera umushumba, mugakora kire dame nawe mukaganira, bakirukana uwo mwuka. Nanone niba ari ikibazo cyo kwikinisha igitsina, masturbation uko tuyivuga twayize, masturbation hamwe n'umugabo wo mu ijoro ni imyuka akenshi igora kuva mu bantu. Kubera iki? Kuko ihinduka addiction. Iyo umuntu yamenyereye gukinisha igitsina cye bihinduka ingeso. Iyo bizahindutse ingeso biba bifite ahantu muri mentale bikora. Kugira ngo bizahave, nubwo twakwirukana uwo mwuka, hakeneye redikasiyo mu mwuka, hakeneye ko umuntu yitoza. Niyo mpamvu burya unywa inzoga, unywa itabi, kurivaho bisaba kumenyerezwa kwinshi. Rero ku bantu nabo bikinisha n'abantu bagira abagabo bo mu ijoro, hari igihe imyuka itahita igenda uwo munsi, bisaba umuntu gufatwa. Igisabwa ni iki rero? Muri Matayo 17:21, Bibiliya iravuga ngo mwene uwo mudayimoni ntavanwamo n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza. Ufite rero ikibazo cyo kwikina cyangwa se uyu mu ijoro, icyo ugomba gukora ni ugufata jene. Rero ibi bibaye byiza, benshi muri twebwe turi muri jene.
ndizera ko kwiriza kuri kubite hasi uyu mudayimoni mu izina rya Yesu. Ikindi nacyo ugatangira gukora icyo bita ama exercice spirituel na yahe. Igihe wumva kandi ubikeneye ushatse kongera kubikora, uhita ushiramo indirimbo muri wowe. Igihe cyose uzashiramo indirimbo no gusenga, wa mwuka na wa muriro bizamanuka, wumve bigenda buhoro buhoro. Ku munsi wa mbere ntibizoroha, ariko nutangira kubikora rimwe kabiri gatatu, Satani bizahinduka reflex. Igihe wa mwuka uguteye mu byiyumviro, habyuka umwuka wo gushima. Mu mwanya wo gushima no guhimbaza, rero wa mwuka uzagenda ucikamo, ugera igihe wibagirwa ko wigeze no gukora ibyo bintu. Ikindi kubusambanyi ni ikintu twita kwiyoza mu mutima buri munsi. Purification de notre conscience. Daily conscience purification. Nukuvuga iki? Iyo umuntu yabaye mu mbaraga z'ubusambanyi, cyangwa waravukiye mu muryango usambana, ibitekerezo byawe biba bihumanye, amagambo uvuga n'ay'ubusambanyi, abo muganira urwenya mutera n'ibyo. Ibi Pawulo yari yarabibwiye Timotheo ngo uzirinde urwenya rw'abakecuru n'imigani yabo. Impamvu yabivugaga niki? Abakecuru bari bakijijwe vuba, conscience yabo ntiyari purifiye, kuko ibi bintu by'ubusambanyi babivugaga kenshi. Uko niko byagendaga nyine. Iyo umuntu asaza, ibyo bitekerezo byo ntibisaza. Murabyumva? Ushobora kumureba ngo kariya gakecuru nako karabishaka, cyangwa kariya gasaza ni umubiri ushaje, ariko uwo mwuka ntusaza. Murabyumva? Rero umuntu ni nkundi. Abantu bagize igihe kirekire nta bindi baganira atari ibyo. Mubyuka mukareba amafilime y'amaporno muri famiye, nta problem ukigendera. Mubyuka bwana bwambaye ubusa n'ubundi hariye, donc ubuzima bukabubwo. Kugira ngo umuntu azabohoke, hasabwa icyo bita kozwa k'umutima kwa buri munsi. Abaheburayo igice cya 9 ku murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo amaraso y'ihene n'ay'ibitungwa ntiyabashije koza imitima, ngo ariko amaraso ya Yesu niyo yoza imirimo yacu ipfuye iri mu bitekerezo byacu. Amen. Le sang de Jésus nous purifie, purifie notre conscience, les œuvres mortes. Imana iduha gukuramo ivyo bikorwa bipfuye muri twebwe kubwo amaraso. Rero igihe cyose uzutse mu gitondo, bivuga ngo mwuka wera nyoza kugira ngo nyere. Maraso ya Yesu oza umutima wanjye. Ibyo nubikora ku wa mbere, kwabikora ku wa kabiri, uzaje kugeza amezi 3 umutima wawe ico rimaze kuvaho, ico bya bigambo. Kuko wowe yubivuga ugira ngo ntibikoreka, ariko mu mwuka hari icyuhagizo. Wari wabona umuntu ufite ikira kwijosi? Ikira ufite bakita gute? Mubyita imziro. Imziro birajya imziro ahantu harirabuye cyane. Izo mziro ntizivaho umunsi umwe, zivanwaho niki? N'icyangwe. Iyo buri munsi ucishaho bwacya, hahantu y'ijosi hari haranduye hakongera gusa n'ahandi. Niko no mu mitima yacu ubundi twarakijijwe, ariko imitima iracyahumanye n'ubusambanyi n'ibikorwa by'ubusambanyi byakozwe na ba data natwe. Umutima w'umuntu mu Bakorinto ba mbere Bibiliya iravuga ngo ni mwiyoze, ngo nico ry'umubiri, ngo nico ryo mu mwuka, nico ryo ku mutima. Kuvuga ko wowe ushobora gukizwa, ariko umutima wawe ukiriho za mbyiro. Dukeneye rero icyuhagizo, dukeneye icyangwe cya buri munsi ducisha ku mitima yacu. Niryo sengesho rya buri gitondo, uvuge ngo mwami Yesu ongera ucisha amaraso yawe kuri wa mutima wanjye.
Imana izakubohora. Nubona umugabo w'abandi we kumwifuza, nubona umugore w'abandi ntumwifuze, bwa busambanyi bwo mu mutima bukuvemo, kuko umutima wawe usa n'uw'abandi, wahumanutse usa n'uwa Yesu Kristo. Amen. Ikindi na nuguhora igihe cyose twikiriza amaraso yande ya Yesu. Kwitwikiriza amaraso ya Yesu bituma karande z'ubusambanyi za data na basogokuru zitatugeraho. Muri mu Kuva 12 ku murongo wa 13 Bibiliya iravuga ngo muzashire amaraso ku nkomanizo z'inzu zawe, kugira ngo ikibi kitazabinjirana. Igihe cyose ku mitima yacu, ku maso yacu, mu bitekerezo byacu tubashize amaraso ya Yesu, tukayitwikira uwo munsi, ti Mwami Yesu untwikiriza amaraso yawe, Satani yaje uwo munsi ntakubona, iyo agushaka ntakubona, iyo aguhiga ku kazi ntakubona. Amen. Amen. Hari igihe ujya ku kazi ugasanga shefu wawe byamutombokanye uwo munsi, hakifuza ko agutereta. Icyo gihe iyo wisutse amaraso ya Yesu ntakubona. Ntakubona. Ugomba kwishiraho amaraso yande, aragushaka kubura kandi wicaye muri biro. Nanone ibyayishuriwe 12 ku murongo wa 11 ngo bamuneshesheje iki? Amaraso y'umwana w'intama. Amen. Igihe cyose twitwikiriye amaraso ya Yesu tunesha Satani. Icyanyuma nu kuguma no kugendera mu mwuka w'amasengesho. Abaefeso 6:18 ngo nuko ngo mukomeze musenge buri mwanya, mugira amasengesho ya buri mwanya, musenge buri mwanya. Aya masengesho impamvu tuyavuga niki? Ubundi umukristo ntiwagasenze gusa kuje ku rusengero, ariko ukorana isezerano n'umwuka wera. Muranyumva? Ukorana isezerano ry'umwuka wera ukavuga ngo Mana, igihe ibitekerezo byanjye bihangayitse bishaka uko abana barya, umwuka wanjye ahangayika gushaka mu ijuru. Akomeza asenga. Igihe ndimo nshugurika aha ku isi, umwuka wanjye akomeza asenga. Iyo ubibwiye Imana, buri segonde spirit yawe ikomeza gusenga. Erega twishwe no kutayibwira, kuko irumva. Iyo byutse mu gitondo ukavuga ngo Mwami Yesu, shobora uyu munsi kujya mu bintu byinshi bikanjyana sinibuke, ariko ndasaba ngo mwuka wera ukomeze usengane n'umwuka wanjye. Wewe ujya mu kazi kawe, umwuka wera agasengana nawe. Amen. Amen. Reka rero ibi byari bijyanye n'ubusambanyi, tujye kuri deliverance. Ni gute ama principe cyangwa amahame amwe ajyanye na karande, kuva mu muvumo wa karande. Hari urugero ruto nshaka gutanga kuri deliverance y'Yeriko. Muribuka ejo ko twavuze ko Yoshua yavumye he? Avuga iki? Ngo umugabo uzubaka azapfushe imfura ye, nashiraho inzugi azapfusha umuherezi. Niko byabaye. Uko byagenze rero Yeriko, umudugudu warubatswe, umujyi urubakwa, abantu barahatura, ariko baba bicereye ku maraso y'abande y'ababana bangahe? Umujyi w'Yeriko wari wicereye ku maraso. Ndagira ngo turebane namwe gatoya gusa mu gitabo cya Abami ba kabiri, igice cya kabiri. Deux Rois, 2 Kings 2:19-22. Abami ba kabiri 2:19 biza kuri 22. Turi kumwe? Okay, reka dusome. 2:19 biza kuri 22. Bukeye
abanyamudugudu baho biyeriko babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza nk'uko ubireba databuja, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba. Ndagira ngo musome hepfo gatoya akajya ijambo rivuga kurumbya, baravuga ngo cyangwa kugira gute, kuramburuza. Voilà, iri nicyo jambo nashakaga. Ubundi muri Bibiliya y'Igiheburayo muri manuscrit ya kera bavuga ko inka zaho n'amashyo yaho yarambururaga ntabyare. Murumva kuramburura icyo aricyo? Avortema. Abagore baho baratwitaga, ariko igihe cyo kubyara bakabyara ibipfuye. Kuva igihe uyu mugabo yubakiye, n'igihe cya Elisa hariya yise nk'imyaka igera kuri 50. Umudugudu ari mwiza, usa neza, ariko uri mu muvumo. Ikindi mbibutsa nuko aha hantu Eliya yarahagendagenza igihe kinini. Yeriko yarahafite ishuri ry'abahanuzi, ariko igihe cya Elisha kigeze, bamenye ko umwuka wa Eliya urimo, afite imbaraga nyinshi. Abasaza bo mu mudugudu baramuhamagaza, baramutumiza, baramubwira ati, mwana w'Imana, mukozi w'Imana Elisha, dufite ikibazo. Dufite ikibazo kihe? Iki gihugu ni cyiza cyane urakireba, dore amazu yayo ni meza, ibintu byose bikirimo ni byiza, abantu baho ni beza, ariko nta kintu dutunga, ubutaka ntibwera, amashyo yacu araramburura, abagore bacu ntibabyara, dufite ikibazo, byatubereye ikibazo. Umva icyo Elisha yabasubije ku murongo ukurikira 20. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya muyishiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nguko Elisa yavuze. Amen, haleluya. Yo, mu muhanda ubona abakobwa beza, ukabona abahungu beza, ukabona amazu meza, iyo ugiye Nyarutarama ubona ibintu bisa neza, ariko ntibizagutangaze, hari ubwo hashobora kuba harimo ikibazo cy'umuvumo hariya. Umukobwa mwiza ariko ntarongore, umuhungu mwiza ariko ntarongore, amazu meza ariko ntibabyara. Witegereza ahantu heza, abantu beza, ugasanga bafite ikibazo. Elisha rero hari icyo yakoze. Yamenye ikibazo bafite, amenya ko ari ikibazo cy'umuvumo wa kera w'umukozi w'Imana witwa nde? Yoshua mu mwuka. Niwe wavuze ngo uzubaka Yeriko azapfusha abana, mu bundi buryo ntiyazaturwe. Mwibuke ko dutangira twavuze ko iyo umuntu yavumye Imana iravumura, iyo Satani yavumye Imana iravumura. Haleluya. Nukuvuga cyo yavuze hari undi wagombaga kubikuraho. Iyo dusomye rero icyo gice, dusanga hari ibintu bigomba gukorwa, hari ama etape agomba gukurikirwa. Ijambo rya mbere, icyo twise a deep investigation of events that happened in the past to your tribe, your family, family members or your nation. Gukora investigation ku muryango wawe, ukamenya histoire yiwanyu. Ese iwacu byari bimeze gute? Ese papa na mama bakundanye gute? Ese bambyaye gute? Ese base bari babayeho gute? Ugakora gahunda, ukamenya amateka yiwanyu. Kuko iyo utamenya amateka, ikintu yakoze Elisha yaravuze ngo nimunjyane ku isoko y'iki y'amazi. Igihe cyose iyo tugiye gukuraho
tugomba gusubira he? Vuga ngo isoko. Haleluya. Tugomba gusubira. Amen. Iyo dusubiye ku isoko, hariya niho dukiriza ibintu. Kuko iyo wavumuye isoko, amazi atemba bameza. Ariko iyo uvumiriye hagati, ya yandi niyakomeza, ariko ari buze nyuma arakomeza ari mabi. Rero tugomba gusubira ku isoko tukareba. Ejo bundi narimo nsoma, hari umugabo w'umumiliyardere witwa Buffett. Buffett ni umunyamerika, ni umiliyardere ukomeye cyane. Hari ikintu rero baje gusanga, ubu barimo barakora recherche, ngo basanze ko basekuruza babo ngo bavukana na Obama. Ni ukuvuga ko nyina wa Obama, sekuruza wa 12 aravukana na sekuruza wa 7 wa Buffett. Basanze sekuruza wabo bose yaravuye mu Bufaransa. Babikozeho recherche igihe kirekire cyane. Noneho avuye mu Bufaransa yimukira ahitwa Maryland muri Amerika. Aho niho haje kuva ibyo. Rero barimo bavuga ko burya ngo Obama ntiyoroshye ngo avukana n'abamiliyarderi. Ibyo abantu barabikora kugira ngo bamenye ibisekuruza byabo by'abantu bakomeye aho biva. Ubwo hari message bo bashaka gutangamo. Nge si cyo kibazo cyanjye. Message nshaka gutanga ni iki? Hari igihe ushobora gusanga ikibazo ufite kikomoka kuri sokuruza wawe wa 7 wa 10 na kangahe kandi utamuzi. Mbaho urugero ruto. Turi Kisangani twagiye gusura umuntu mwijoro. Nari kumwe icyo gihe na Pastor Charles. Tuhageze dusanga afite ikibazo cy'umutwe yaragiranye imyaka myinshi. Icyo kibazo cy'umutwe cyari cyaramuhagarika amashuri byose, kandi yari umunyabwenge, baramuvuza aho bashoboye biranga. Icyo yaziranaga niki? No gusoma. Yatangiye gusoma, umutwe ukomerera nabi, nuko aheba amashuri. Yaragize iminsi myinshi. Tugeze mu rugo rwe, aratwakira, aratuzimana, aduha fanta nawe atereka byeri hariya bye, aragotomera. Turangije turamusengera. Ntabwo twamubuje inzoga, twaramusenge, yaradutumiye, arangije ari seriva, natwe araduseriva. Turangije turimo dusenga, ngiye kubona mbona ikintu gisa na aigle, ikizu kigurutse kimuva ku bitugu. Uzuko cyambwiye, kirambwira ngo nari sekuruza wa 5. Ndi umuzimu wa sekuruza wa 5. Twari tuzi ko azavuka umwana uzageza umuryango wose ahantu bakomeye. Zaba afite ubwenge bwinshi cyane muri uyu muryango. Dutegereza kuwakurikiye biranga, kuwa 3 tugeze wa 5 turamubona, kuko inyenyeri yamujeho. Kuva icyo gihe turamuboha kugira ngo atarangiza amashuri, atongera kwiga. Uwo muntu twaramusengeye, ndamubwira ibyo, araseka cyane, aravuga ngo ntabyo numvise. Ndamubwira ati si ngombwa kubyumva, uraza kubibona. Arambwira ati nisoma nkumva umutwe utandiye, ndamenya ko ibyo wavuze ari ukuri. Uzi icyo yakoze? Iryo joro yasomye Bibiliya yose ayigeza hagati. Ikindi ko byagenze, yarakize, arigarangiza na kaminuza, none ubu n'umuntu ukomeye. N'umuntu ukomeye ubu. Bene data, haracyari amahirwe. Niba hari ibyo Satani yabujije iwanyu, turacyafite ibyiringiro ko Yesu atuganisha mu isoko y'ibibazo, hanyuma akahavugira ijambo rituma famiye yose ikira, karande yose tuvaho. Haleluya, haleluya, amen. Mugende mukore ako kareshereshe gato ka famiye yanyu uko byaba bimeze. Niba udafite information kuri ibyo, icyo ukora gusa, kuko hari abatazi,
uretse papa na mama n'ibindi. Hari n'abatazi na ba papa, kumubwira rero ngo akore na recherche byamugora. Icyo wowe uri bukore gusa, icyo tuzi ni kimwe: basogokuruza baraterekeraga, basogokuruza barabandwaga, basogokuruza bajyaga muri biriya byose. Icyo tugomba gucemezanyaho, noneho wewe ugishire mu byuri busengere. Iyo myuka yo kubandwa no guterekera uyikuri wanyu, kuko bigomba kuba bihari, byarabaye. Nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi utaragiye muri ibyo igihe cya kera, kuko niyo ari style de vie. Icya kabiri kigomba gukorwa, iyo umaze kumenya histoire y'iwanyu cyangwa utayizi, winjira mu masengesho yo kwinginga no gusaba imbabazi. Daniel yasabiye ibyaha, imbabazi ibyaha basekuruza bakoze. Nawe usabe, Mana ndasaba imbabazi kubyo umuryango wanjye wakoze byose. Nurangiza gusaba imbabazi, wature ukore confession noneho nziza, wa muryango wawe usukemo amaraso ya Yesu uhereye kuri wowe, ukure aho hantu. Ikindi nacyo, niba ari ikibazo cy'izina, numara gusenga ukumva ko umwuka wera kubwira izina warihindura, kuko izina naryo rifite ikibazo. Niba umva utari konvenki urigumisheho, ariko umva uri konvenki hari uburyo warihindura, ubisabire umwuka wera abikubwire. Mu Byahishuriwe 2:17 Bibiliya iravuga ngo nunesha nzaguha izina rishya. Amen. Hari izina rishya Imana irimo igutegurira, igiye kuguha. Haleluya. Mugomba kwakira izina rishya. Amen. Ikindi rero, ugomba gukora icyo twita proclamation prophétique, prophetic proclamation. Nukuvuga gute? Nukwamamaza, ukavuga mu izina rya Yesu, sinkiri mu muryango w'abaraguza, ni mu muryango w'abazimana. Sinkiri mu muryango w'abicanyi, ni mu muryango w'abarokora abantu. Sinkiri mu muryango w'abarozi, ni mu muryango w'abantu bakishijwe. Sinkiri mu muryango w'abakene, ni mu muryango w'abakire. Ni wowe uzatura. Ntutegereze ngo ndabikwaturire ntuzamubona. Turumvikana? Tuzabona uza kubikwaturira, ni wowe witangira uyu mugoroba. Urebe ibintu iwanyu mwananiwe, hanyuma uyu munsi ubigarure. Ibyo mutashoboye, wewe uvuge ko mwabishoboye. Amen. Umunyentege nke avuge ko ari umunyembaraga, umukene avuge ko ari umukire, impumyi ivuge ko ireba. Haleluya. Tugomba gukora icyo twita kandi acte prophétique. Ibi byose nibyo Elisha yakoze. Elisha yaravuze ngo wamaziwe, tuzongera kurumza no kwica ukundi. Arangije akora ikimenyetso cy'ubuhanuzi, afata umunyu awunagamo. Icyo ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Ikimenyetso cy'ubuhanuzi ushobora gukora, ushobora gufata ituro ryawe ukarizana imbere y'Imana, ituro ukarinaga mu nzu y'Imana, ukavuga ngo Mana, iri ni ituro rirebana n'ibibazo by'umuryango wanjye, ukuremo ya karande yose. Kuko icyo kimenyetso cy'ubuhanuzi kizakora kugira ngo abandi bakurikira bose amazi azabaryohere. Hari ikimenyetso kigomba gukorwa, acte prophétique. Ikindi nacyo nicyo twavuga proclamation ya situation iri anormal, wewe ukayishiramo umugisha. Nukuvuga ko uhinduranya amajambo kayacurukura, kuko Satani yacuritse ibintu. Nibi wanyu abato aribo bakorera bakuru, none ugarure ordre uvuge ngo imfura zo kwa data bene wacu nibasubizwe mu mwanya wabo, abahererezi baje mu mwanya wabo. Niwe ushobora kugarura ya ordre, niwe ushobora kugarura ya wa muvumo wo gupfusha. Niba mufite karande yo gukenyuka igihe kitaragera, niwe wihagarika uvuge ngo kuva uyu munsi abantu biwacu batarenzaga imyaka 40 nciye akarongo, kuyeho kari akarongo nako, kuva uyu munsi bazambuka bagere mu myaka 60, 70, 80, basinzire baguwe neza. Haleluya. Ndibuka muri Kave ugitangira ukuntu Imana yagiye ikora ku bantu benshi cyane,
abo satani yari yaravuze ko iminsi yabo itazarenga. Ndibuka no mu byumweru 8 twagize hano by'ubuhanuzi by'ibitangaza, hari abantu imyaka yabo yari ibaze, ariko Imana yayongereye. Amen, haleluya. Ndibuka umupapa umwe amaze gupfa, yari umupapa mu by'ukuri w'umukozi w'Imana. Murumuna we yaraje aranyegera, arambwira ngo abantu barimo baratangazwa n'igituma uriya mukozi w'Imana ukomeye apfuye. Batari ko ngenda bizi iwacu ntituzaturenza iriya myaka, kandi nanjye ubu nkubwira ndarwaye, namaze kubona ko iriya myaka nazayirenza. Hari ico mwamarira? Ati ngewe sinsengera aha, sindi umurokore, ariko nabyiyumviye. Mujyana mu cyumba turasengana nawe. Koko indwara yararwaye yagombaga kureza imyaka 3, kandi exactement yanganaga n'iya mukuru we. Turasengana nawe, tumaze gusengana mwaturiraho ijambo. Ndamubwira ati gisigaye noneho niwe ubikora, subiramo. Vuga ngo sinzapfa muri iriya myaka. Abisubiyemo. N'abana banjye suko, n'abana buriya mukuru wanjye warayupfuye. Akora deliverance ya famille. Amaze gukora deliverance ya famille yose, uyu munsi mbabwira bene data aracyahari, kandi indwara yararwaye yari yo kumwica. Amen, amen. Hashize imyaka myinshi, ariko indwara ntiyamuhitanye. Urumva ko iyo tubivuze ibyo bintu tubyatuye biraba. Genda urebe iwanyu niba bakenyuka, urebe imyaka abagore bapfiraho, abagabo bapfiraho, igihe abagore banyu bapfakarira, igihe abahungu banyu bapfakaza, urebe ya myaka. Nurangiza mu cyumba cyawe uhindure. Vuga ngo guhinduka kwa program. Haleluya. Gahunda zose zihinduke, iz'umwanzi yarashize mu buzima bwawe uzihindure mu izina rya Yesu. Urabyizeye? Murumva ibyo tuvuga, kuko nubikora Imana irabyumva. Imana itegereje gusa ko ubivuga, hanyuma ikaka Satani uburenganzira. Impamvu Imana itagira ikikora nuko Satani avuga ngo basekuruza nibo babimpaye, mfite kontra nabo. None Imana irashaka mwene wabo wabugufi ujya kubacungura. Imana irashaka gahungu n'agakobwa ko muri uwo muryango kipresent imbere y'Imana, kakavuga ngo ninjye wacitse ku icumu wasigaye, ndasaba ngo ibyacu mu bigarure. Haleluya. Ese siko bimera? Siko bimera iyo hari umwana wacitse ku icumu ntagenda bakamuha ubutunzi bwabo bwose? Wowe ushobora kuza waravuye hanze hirya no hino ati nkeneye iyi nzu. Iyo habonetse akana kacitse ku icumu kaya famille, leta ikagarurira bya bintu. Uko niko bimeze exactement imbere y'Imana. Wowe uri muri uwo muryango wababaye, watotejwe, wakubiswe, ndagira ngo uyu munsi wipresent imbere y'intebe y'Imana, uvuge ngo man, ninjye wacitse ku icumu, ndaje kugira ngo tugarurirwe imirage yacu. Waturemeye kubaho igihe kirekire, waturemeye kudakenyuka no kudapfakana no kudapfakaza, ndagira ngo bingarurire. Uzi icyo bikora? Imana irahamagaza Satani. Ibi mbabwira niko bigenda mu rukiko rwo mu ijuru. Hanyuma Satani yitabe, kuko Imana ihamagaye Satani aritaba. Nagera hariya Imana ivuga ngo Satani, uyu mwana uramuzi? Satani avuga ngo kuko numubeshi, avuga ngo simuzi. Murabizi numubeshi, ntazi kuvuga ukuri. Noneho Imana imubwire ngo uyu ni umwana wo kwa kanaka, tuvuge n'umwana wo kwa Alphonse cyangwa kwa nde, muri babandi bacitse ku icumu iyo bagejeje imyaka 43. Kandi uyu mwana komeza umwitegereze neza, ese uramubona wiki? Satani ntashobora kumureba kabiri, aravuga ngo ndamubonaho amaraso. Uko wakijijwe uzari amaraso na ya Yesu. Yesu yamaze kumupfira, si ngombwa ngo wongere umwice. None icyo ngusaba niki? Garura rwa rwandiko basekuruza bari barakwandikiye, urwandiko rw'imihango Yesu yabambye ku musaraba. Haleluya. Rujya gwaturegaga imbere y'Imana, amubwira ngo garura rwa rwandiko mwajyanye kwa noteri cyagiye cyakera na basekuruza. Satani arugarure. Noneho bandika urundi rwita ngo guseswa kwiki kw'amasezerano. Guseswa kw'amakwese, ibyo biba igihe upfukamye uri musenga uhindura ibintu. Nurangiza wowe uri musenga tu, ibyo biraba utabizi. Wowe uraba uri mu cyumba cyawe upfukamye,
uri imbere y'igitanda, hari inkweto hariya, uri mu kajagari kawe, ariko mu ijuru hari ibintu birimo bikoreka. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hanyuma habe guseswa kw'amasezerano. Satani yandike ngo maze kubona uyu mwana ari igitambo yarapfuye n'amaraso, kandi yacunguwe n'umwana w'intama, none sinkimufiteho uburenganzira we n'abana be n'abuzukuru. Bibiliya iravuga ngo haleluya, ngo imbabazi z'Imana zigera ku myaka ibihumbi. Amen. Hanyuma Satani narangiza bashireho imikono, ugomba gusinya na Yesu agasinya iruhande na Satani agasinya. Ubwo rwandiko n'urwandiko ruri muri tiruwari, kuko igihe cyose ugiye gusaba imigisha yawe Imana ikora muri ya tiruwari kugira ngo ihabwe uburenganzira bwo kuguha umugisha. Yibuke ko Satani atakigufite wiki, hanyuma Satani asinye ko kuva uyu munsi atazongera kuguhiga n'abawe, hanyuma Yesu nawe asinye ko utazongera gupfa ukundi yagupfiriye. Imigisha yose iri muri we iri kumanukira. Nurangiza rero, amen, nurangiza gusenga wowe ushima Imana, uvuge ngo Mana ndagushima ko wahinduye gahunda, ndagushima ko urupfu rugiye, ubukene bugiye, biriya byose bigiye. Murumva guproklama ibintu nuko bimera. Iyo upfukamye ku gitanda cyawe, umwuka wawe uburi imbere y'intebe y'Imana mu ijuru. Igihe cyose ufukamye wowe ubuzingo uraho, ariko umwuka wawe ubuhagaze imbere y'Imana. Niyo mpamvu utagomba kwemerera ibikudistreya, bikuzana distraction. Wowe menya kuri imbere y'intebe y'Imana harimo hakorwa ibintu bikomeye cyane. Haleluya, haleluya. Hey, hey, tumupepeye Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yay! Akandi nako narimvuze kuri ikindi mukeneye ahangaha ni amavuta iyo ufite gusigwa kw'imigabane ingahe? 2. Elisha niwe wabashije kuvumura Yeriko kuruta Eliya, kandi Eliya yari afite ishuri ry'abahanuzi. Kubera iki? Kuko Yoshua yari mu mbaraga zingana n'iza Eliya. Kwambutsa Abisirayeli Kanani wari umurimo ukomeye, ariko Elisha amaze guhabwa uyu mugisha niwe wagize izo mbaraga. Mukeneye rero amavuta y'abakozi b'Imana basizwe kugira ngo nabo babaturireho ibintu bibeho. Iyo umukozi w'Imana arimo ababwira ngo ni mwature cyangwa se mwakira ibyo batuye, mugomba kubyakira kuko biraba, bikubita za mbaraga z'ababavumye kubwo gusigwa kw'incuro 2 twahawe n'Umwami Yesu. Haleluya, kubwo gusigwa n'Umwami Yesu. Iyo bavuze ngo urupfu rukuvuyeho, ruba ruvuyeho, wewe urabyakira. Nimubyakire mu izina rya Yesu. Amen. Akandi nanone ni kumenagura imbaraga ziri mu mukondo. Ezekiel 16:4 tuba umwana iyo avuka bamusharira kuri inde? Kuri nyina we, kugira ngo amuveho abo umuntu abende panda. Mu buryo bw'umwuka rero natwe benshi tuba tugifatanya na basogokuruza. Iyo ugiye hari ikintu cya mbere ukora upfukamye bavuga ngo Mana ndagira ngo usharirire unkure kuri basogokuruza ube endepanda. Murabisanga muri Ezekiel. Mugende mwishaririza iri joro mu izina rya Yesu. Iyo umaze kwisharirira rero uhindura ubwoko bwawe, linyaje aho ukomoka, ukiorienta kwa Yesu Kristo. Niba bavuga ngo ndi mwene runaka, icyo gihe ibintu birahinduka, mbaye mwene Yesu, kuko uhinduka murumuna wa Yesu. Abaheburayo 2:11 Bibiliya iravuga ngo ntafite isoni zo kutwita bene se, kuko turi bashikibe n'abarumuna be. Haleluya. Icyo gihe wita winjira muri karande ya Yesu,
noneho ugafatana na Yesu mu mwuka, ukiyongora kuri wa muryango, we ukinjira ku wundi muryango. Yohana 1:12 Bibiliya irabivuga ngo twahawe ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Hanyuma kuvuga amajambo nkaya ko ndi umwana w'Imana, ndi igikomangoma, les paroles d'adoption cyangwa se de promesse, ndi igikomangoma. Abaroma 8:15, Abaefeso 2:19, ibi byose nibigaragaza ko turi abana b'Imana, turi mu masezerano twinjiye etc. Turi abaragwa baraganwa na Kristo mwene ayo magambo. Hanyuma no garuka gato, zamuka, komeza. Okay, good. Ku by'uburozi, iby'umwijima, ugomba niba wari muri occultisme ugomba kubivamo. Narebye uyu munsi muri encyclopédie ibyakozwe n'intumwa 19 ku murongo wa 19 ngo bazana ibitabo byari bifite agaciro ka shekeli 50,000. Igihe cy'aba Pahoro ibyo 50,000 birangana n'amadolari y'ico gihe 32,000. Ibitabo batwitse, ibaze mu mwaka wa za 60, ubu turi mu 2010, 30,000 z'amadolari, n'ubu mu 2008 babiguhaye wabonekera. Sibyo biracyari byinshi, ariko ibaze ibitabo batwitse icyo gihe byari bifite agaciro k'amadolari y'ico gihe 32,000. Murumva ko abantu bari bafite ibintu bikomeye. Niba hari ibyo waguze nawe bivi kuzimu, genda ubitwike mu izina rya Yesu. Nukurenonsa occultism ukayivamo ugatwika n'ibyaha. Ikindi ugashaka abagusengera amasengesho ya autorite, kuko nta wibohora muri iki kintu. Ukenera niba wari umurozi cyangwa wabaga muri za framaso, maikari, kankare, wabaga muri magie blanche, magie noire, wabaga muri rose croix, wabaga muri illuminati, wabaga muri skull and bones, wabaga muri kankare, wabaga ibyo zose wegera abakozi b'Imana uvuga uburozi. Wagurukaga mu ijoro hano i Kigali, ibyo byose uze n'urutaro rwawe n'ibyo ugenderaho n'imikubuzo wagurukiragaho, uze byose wegera abakozi b'Imana ubitange, hanyuma bagukorere prière ya autorité, kuko Satani ntaheba abakoranye nawe keretse ukorewe prière ya autorité no gukurikiranwa. Ikindi icyo gihe mukuramwo amasezerano n'ibihango mwari mwarakoranye, hanyuma ugatwika ya bya bigirwamana wari ufite bya Buda n'ibindi byose twavuze, kandi ugakuraho ibintu byose bihamagara abadayimoni. Ibi rero nibyo tugomba gukora. Bavandimwe, mwabyumvishe, dubahaye devoir mu bikore. Kuwa kabiri ni umunsi wa deliverance hano, ariko tubahaye devoir y'uyu munsi no kuwa mbere mugende mukora ibyo. Niba ubohewe mu busambanyi ukore liste, mwabyumvise. Niba ubohewe mu burozi no mubiki uzazana ibyo bigirwamana n'ibyo byose wature. Niba ari imivumo uyu munsi ugende usharira umukondo wawe. Ibyo twabivuze kuwa kabiri. Uvuga ngo kuwa kabiri mu munsi w'umugisha uzambuka Yorodani. Uzambuka Yorodani. Hallelujah! Tuzaba dufite hano deliverance ya mwende mukaona. Hazaba hari imbaraga utigeze ubona mu buzima bwawe. Hazaba hari ibitangaza kugira ngo Imana imenagure bondage, imigozi yose, kamba za shetani zitavunjika kwa jina la Yesu. Hallelujah! Hey! Musimame tumshukuru Mungu. Nina na furaha, Yesu amenitafuta, akaniokoa kweli, mimi wake siku zote. Reka dusubire muri iri sengesho mutahe burije mugende mwiririmba mu nzira. Hallelujah! Subira muvuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, urakoze kumbohora, urakoze kumbohora n'umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba, Wabwoba we, wabwoba, genda, genda. Fite Yesu, Fite Yesu, wanesheje urupfu. wanesheje urupfu. Uyu mugoroba, Uyu mugoroba ndataha nemye, ndataha nemye, nabohotse. nabohotse. Mwami gozimu,
mwa migozi ngiye kurebana namwe ngiye kurebana namwe murambona murambona ndabacagagura mu izina ndabacagagura rya Yesu mu izina rya ngiye Yesu kugendera mu buzima ngiye kugendera mu buzima n'ubutwari n'ubutwari icyubahiro kibi cya Yesu icyubahiro kibi cyawe amen amen Zaburi ya mbere.